Hello ladies and gentlemen, uti noneho muri aka kanya nkuzaniye iki? Nkuzaniye ko wakiformatira telefone ya Airtel Imagine. Ese yarakunaniye? Ndabizi neza kuyiformata kuri benshi ntago byoroshye. Nta kindi gusaba kugira ngo umenye kurikira iyi video mpaka irangiye. Sasa reka twambuke tugende. Sasa hano dufite telefone yacu password nayo tuzi. Ntago tuyizi neza password yacu. Sasa baduha amasegonda 30. Nta kindi kintu ugiye guhita ukora, urahita ufata telefone yawe uyitwizimya. Sasa ukimara kuyizimya telefone yacu, reba ku ruhande rw'iburyo hari amatushe atatu agiye atandukanye. Sasa turafata itushe ryatsa ndetse n'irya plus, byose tubikandira icyarimwe. Kimara kubikandira icyarimwe urabikora neza witonze neza cyane. Sasa hari abantu benshi bijya binanira kubona amagambo kugira ngo ukande ugere ku ijambo ryo guformata. Sasa hano dufite amatushe atandukanye. Itushe ryo hejuru rya plus rirazamura, irya negative rikamanura. Sasa ingirizi nyaryo rigahita ryemeza neza cyane. Nyuma yo kuyakandira icyarimwe tujya kuri page tail. Sasa dufata rya tushe ryacu rya negative cyangwa rigabanya volume, kandeho tugera ku ijambo ryanditseho data reset. Sasa tugera kuri page tail, twongeye dukande factory data reset. Ukimara kuyikanda barahita bagusubiza inyuma, urahita usamuka hejuru ugere ku ijambo ryanditseho reboot. Itwikanda ukirikandaho telefone yacu irahita izima, irahita yuburuka igeze ahangaha. Sasa ngaha benshi barahagira ariko bikabacanga. Sasa hano ku nguni y'ibumoso urahabona ijambo ryanditseho emergency call. Sasa turahita turikandaho neza twitonze. Tukimara kwikandaho turahita tugera ku page tail, hari imibare myinshi cyane. Sasa ahangaha ugomba gukanda imibare neza witonze 100%. Sasa urahita ukanda imibare ngiye kukwereka, urakanda akanyenyeri, turemo akanyenyeri. Sasa ibingibi birije 100% na email uzi na password uzi, byose birakunaniza cyane. Sasa kanda akanyenyeri 6 nagize tukanda urwego. Kimara kurukanda urahita ugera kuri page tail neza cyane. Sasa ibingibi bihita byizanamo automatically. Sasa turahita dukanda kwa kakajambo kanyuma twese tukabona neza cyane. Sasa ukigakanda aka kajambo kanyuma twese turakabona, ngiye guhita nkakandaho maze twese tubibona neza cyane. Ese turahita tugera muri telefone yacu ndani, bya bindi byo kuzima wapi. Yes, telefone yacu irahita igisubira ku murongo neza cyane. Sasa kakajambo kacu reka tugakandeho turebe ahantu ujya tugera neza cyane. Sasa murayibona neza, telefone yacu irongeye ibaye telefone. Ni amafaranga watanze, telefone urayiformatiye. Nta kindi nagusaba, we kanda subscribe kuri iTV Rwa, hanyuma unakande kukazogera kugira ngo video yose nzajye na uploadinga ujye ubasha kuba wayibona mu bambe. Murabibona ko telefone yacu ibaye nzima, na amafaranga batanze, na email waruzi ndetse na password waruzi. Ndabakunda neza cyane. Ciao ciao.